Ngira ngo urabibona ko hano ari ku muhanda, uyu ni umuhanda mukuru, uyu ni umuhanda rwose, urabona hari hakurya, ni kuri site nziza cyane, murabona ko ari ahantu heza cyane, ni hakurya yaho, ni ahantu heza rwose, aha rero ni ku muhanda, reka nze nkuzamure, urabona hano ko tukiri no mu muhanda, reka nze nkuzamure nkwereke akandi kamari keza, indi mari nziza itakabaye inagucika rwose, iyi ntikwiye kugucika bitewe n'uko hano tugiye kukwereka ni mu miturire, ni mu miturire rwose, dore ngaho icyo kibanza giturutse aha ngaha, kirimo n'inzu, ndagira ngo ugire amahitamo abiri, ari hariya na hano hose hakoreshwa ya matike amwe, kuhagera kuri moto ni 600, iyo baguhenze uvuye kuri kaburimbo ni 600, ni ahantu rwose hadakwiye kugucika, rero cya kibanza nakubwira kirimo inzu, kinini, kirengeje za mezire zifuzwa, dore ni aha hose, harya hafite kangahe? 22 kuri kangahe? 22, ubwo ni 22 ku hano kuzamuka gutyo ugera hano, mu gutambika harengeje 26, hari muri 26, dore ngaha, dore inzu irimo rero ni iyi ngiyi, kuko kiragenda kikagera hariya hirya, hariya hirya hose, hariya hirya hose, iyi ni imari, nkubwire wa mugabo we, iyi ni imari pe, nimba uri umuntu ufite gahunda yo kugura aha hantu wahagura, kuko iyi ni imari ifite umuriro, ngira ngo urawubona nguyu uciyemo urutsinga rw'umuriro, amazi yo harya batubwiye ko amazi aca he? Hano amazi arimo rwose, amazi arimo, ni uguhita uyafata nta bibazo, umuriro nguyu, ni ahantu heza rwose hatakwiye kugucika, urabona ko hanahendutse, ahantu hahagaze miliyoni 11 rwose, ukaza ukaba wakwigurira iki kibanza kiri ahantu heza, karitsiye nayikweretse aho ariho, ni hariya hakurya, ni ahantu hadakwiye kugucika, ku muhanda neza, urabona umuhanda nguyu duhita tuwinjiramo nta kibazo, sawa rero uraza kugira amahitamo, utubwire izi ni imari twahisemo hano, z'abantu bashaka kugurisha, twese twahisemo abantu bashaka kugurisha koko, abantu baba bafite ubushake bwo kugurisha, sawa.